bafite umugati dukunda kurisha isupu cyangwa se boilo. Umugati uraryoha, urahumura, burimo tungurusumu, burimo romare, uraryoha. No papa wanjye yanyigishije kandi ndamwemera mu bijyanye na patisserie rwose. Ndashaka kujya mbigisha amarosete ya gisirimu. Ukazana umugati ukaza aho wawuguze bikabayobera. Kumbi wawukuye kuri Kitchen Care. Biguhumura cyane 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 cyane. Wabonye ukuntu umeze, uraryoshye pe. Muraho neza nshuti zanjye, mumeze mute? Abakunzi b'igikoni muraho? Nizere ko mumeze neza. Ni karibu kuri Kitchen Care. Uyu munsi mbafitiye umugati uryoshye cyane nkuko muri kubibona. Mbafitiye umugati dukunda kurisha isupu cyangwa se boilo. Na boilo nzayibereka. Uyu mugati nuvaho hasi hareta habanzaho video twakoze ya boilo, murebe ukuntu nayo twayikoze. Ariko ubu uyu mugati tuwurya nimugoroba tukawurisha boilo, ariko na saa sita wawukoresha na mu gitondo wawukoresha, nta kibazo, ni mwiza cyane. Ubu urimo umunyu. Iyi sukari muri kubona ntabwo niyo kugira ngo umusemburo uzamuke, kuko akundi nabwiye ngo isukari ituma umusemburo uzamuka. Ndakoresha aho nkeya cyane. Ni karibu rero, reka ntangire ndeke kwizimba mu magambo. Hano mfite ifarini, mureke mbereke ibipimo nakoresheje. Iyi tasi yanjye ipima 1 cup. Bari kuyibona neza? Iyi tasi ipima 1 cup. Iyi tasi napimye amatasi 3. Hanyuma iyi farini. Hanyuma mpima amatasi 2 y'amazi. Biraza gukora umugati mwiza cyane. Uyu mugati nagusaba kuwuponda. Kwakunda uponda cyane umwanya munini, oya. Ukoresha intoki zawe iminota mikeya, nibimara kuba utereke hari ubyimbe isaha imwe, hanyuma uhita ushyira mu ifuru. Nta bintu birebire. Nta byo kubanza kuroringa, oya. Uroroheje cyane uyu mugati. Nta muntu utawukora. Wowe kurikize bipimo, kurikize ingredients zose ndi bushyiremo, uzakuryohera noneho. Kantangire. Ndafata iyi farini yanjye, kanageze hirya ibi bintu. Umugati uraryoha, urahumura, burimo tungurusumu, burimo romare, uraryoha. No papa wanjye yanyigishije kandi ndamwemera mu bijyanye na patisserie rwose. Hanyuma iyo maze gushyiramo ifarini, ndafata ikiko kimwe cy'umusemburo wa pakimaya. Umusemburo wa pakimaya, ikiko kimwe cyuzuye n'agace. Ikiko kimwe cyuzuye cy'umusemburo n'agace. Ikiko kinini. Nkavanga neza kugira ngo umusemburo utaza kujya ahantu hamwe. Hanyuma nshyiramo isukari. Iki kiko kimwe cyonyine kirahagije cy'isukari. Hanyuma nshyiramo umunyu. Upime nawe. Ikiko kimwe cy'umunyu. Ngabanyeho gato utaba mwinshi. Nk'igice cy'ikiyiko. Abantu tubana batinya umunyu cyane. Ari uwanjye njyenyine ndi burya nyine nawushyiramo ikiyiko cyose. Hanyuma tumaze gushyiramo umunyu, isukari, umusemburo, bakurikijeho turmeric. Turmeric nubwo imfasha mu guhindura ibara ry'umugati kugira ngo tuwurye nyine usa neza, ariko ni ingenzi cyane mu buzima. Tuzakora ikiganiro cya turmeric. Turmeric ni ingenzi cyane cyane. Irafasha cyane cyane ku bantu bakunda kurwara inflammation, abantu bagira inflammation cyane, abarwaye kanseri. Mbese ni ku muntu wese. Ni ku muntu wese rwose, ni byiza cyane gukoresha turmeric. Murabona ko nanashyizemo nyinshi, nkizemo ikiko kimwe gusa cya turmeric, no kugira ngo uyu mugati wangize kuza ufitemo akantu k'umuhondo muri wo. Hanyuma ntunganye utu tuntu twanjye. Ndahira pino tungurusumu muri utu tuntu duto. Nibagiye kubabwira ko ari amazi yanjye nkoresha aba ari akazuyazi. Nta gashyushye cyane, nta nubwo akonje yayandi yo gukonja nyagukonja, oya. Ni temperature ya 40 dogere 40, sorry.
aha hanyuma nimara gushyiramo tungurusumu hariya ndahita utu tuntu ntukura ku gati twa romare ni nziza cyane. Imana turemeye ibintu byinshi byiza ahubwo ntabwo twibuka kubikoresha. Utu tuntu ndadukata tube duto, uyu mugati uraryoha mwa bantu, ubuhumura none muzambabarire muwugerageze mumpe feedback. Hanyuma rero utu tuntu ndadukata ari dutoya cyane kugira tutaza kugaragara nabi mu mugati. Nyine umugati aba ari umusirimu, nta mpamvu yo kuzanamo utuntu tutagaragara neza. Ndashaka kujya mbigisha amarosete ya gisirimu. Ukazana umugati unakubaza aho wawuguze bikabayobera. Kumbi wawukuye kuri Kitchen Care. Zambigishije uturosete tw'ubwenge. Urabona ko ari dutoya cyane, mpita ntushyiramo. Hanyuma nkashyiramo ibiyiko 2 by'amavuta. Amavuta asanzwe. Ntabwo ari butter, oya, ntabwo ari butter nkoresha. Ibyo maze gushyiramo byose rero birabaye, ubu ngiye guhita nshyiramo y'amazi. Aya mazi ntabwo akonje pe, muzabyibuke. Ikintu cyitwa amazi ukoresha yashyushye cyane yica umusemburo, ukoresha hakonje cyane bitinda kubyimba. Ni byiza gukoresha amazi y'akazuyazi. Aho ukoresha ashyushye cyane yatuye, afazari wapfa gukoresha agize. Ego afazari bakoresha hakonje, umugati ugatinda kubyimba, ukabyimbira amasaha 2 mu gihe wari kubyimbira isaha 1, aho kugira ngo ukoresha hashyushye cyane yica umusemburo. Wajya ni pate jaune. Umugati ndawubatuye mwa bantu, niba ushyize ku meza n'akaboyiro kawe kameze neza, abantu baravuga ati se none ibi ni ibiki, kandi ubuhumura shaho. Umugati ntusaba amata, ntusaba amagi, reka da, ingredients zisanzwe umuntu aba yifitiye mu rugo pe. Turangije kuwuvanga, nta gusaba ibintu birebire. Umugati woroheje rwose, ni umunyamahoro w'umugati kandi uryoha ute. Aha kanongeramo agafarini gakeya ariko, kuko ntugomba kuba ukomeye. Iyo ukomeye n'iyo uzanye ku meza nyine uba ukomeye. Ngiye guhita nkure ku byimbe. Hanyuma ngiye kwikorera akaboyiro kacu mu kanya, nyuma y'isaha 1 ngiye kuba mpfundikiye isaha 1. Isaha 1 nishira urabubaye sawa, uraba wabyimbye wuzuyemo hano. Ndi mite mushyira mu ifuru. Mu ifuru nta nubwo utindi, umaramo iminota 20. Ukabura hiye, ugahumura inzu yose. Mu kanya barabampagaze iruhande bambwira ngo duhe, kandi mutekera rimwe. Urawufata gutyo umeze, ugahita utereka mu kintu. Iki kintu na upondeyemo nicyo nkunda kuwutekeramo, ariko ndashyira mu kindi nta kibazo. Gusa iki ngiki urabyimba ukenda kuzuramo. Voilà. Kankara intoki nze ngukuremo umushyire mu kindi kintu, kuko iki ngiki ndumva gikeneye rwose mu kuwuteka. Umushyire mu isafuriya ubyimbe wisanzuye, iki ngiki ntoze neza nze kukibutekeramo.
umva umugati wahiye urasa neza ndashaka kuwutestinga ngo ndebe ukuntu umeze urashyushye ariko umva reka ngire gutya wow urahumura noneho ndawubatuye guhumura cyane 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 kugira ngo nestinge icyuma cy'umugati wanjye sinzi ahantu nagishyize nakibuze ni kubona ukuntu usa mbese hanyuma rero bemi test wabonye ukuntu umeze uraryoshye pe very yummy mukomeze mukore share comment subscribe ndabakunda cyane yari chef Janine naho utaha bye bye